Hello, mwiriwe neza. Twizere ko mukomeye cyane. Aho muri hirya no hino mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, hanze ya Kigali, mu bihugu bikikije igihugu cy'u Rwanda, Burundi, Uganda, Congo n'ibindi bigiye bitandukanye. Muvugana nitwa Ramadhan Niyitegeka, nkaba ndi CEO wa Marvelous Team. Uyu munsi tugiye kubana muri training y'uyu munsi, aho ari guhanahana ibitekerezo, inyunganizi, gusaranganya bike tuzi ku rwego tubiziho, kuko burya ntawe umenya byose kandi hejuru y'umuhanga burya haba hari n'undi, ariko nanone uw'umugisha ni wa wundi umenya agaharanira ko icyo azi n'abandi nabo bakimenya, bityo umusaruro yakibonyemo ko n'abandi byabagirira umusaruro. Ni kubw'iyo mpamvu rero uyu munsi hari training ifite insanganyamatsiko igira iti Understanding NBO in relation to distributor contract with company. Bishatse kuvuga ngo ni kugerageza gusobanukirwa NBO ubihuje cyangwa se ubijyaniranye na kontara dusinyanya na company ya NN Market. Nk'uko mubizi twese dusinya distributor contract, amasezerano hagati ya company y'ubufatanyabikorwa n'abadistributeri. Ibyo byose turaje tubisesengure. NBO ni iki? I-distributor contract yo ibihagarariye iki, biba biteye biti? Mbere na mbere hano dufite NBO. Ndaza kwifashisha n'uburyo bwo kwandika ku buryo ki ibyo turaganiraho biraza kuba bigaragara neza, ku buryo buri wese turi buze kujyana. Hano dufite NBO. Iyi NBO itandukanye na NDO. Hari NBO na NDO. Iyi NBO tuyita Nutri Business Owner cyangwa se Nutrition Business Owner, mu gihe iyi NDO ari New Distributor Orientation. Nayo isa n'isaha tuzayisesenguraho nta kibazo, ariko uyu munsi tugiye kureba NBO kuko niyo yibanze. Mu gihe tuje gukorana na company dutegerezwa kubanza tuza mu gisata cyo kuba aba NBO cyangwa se Nutri Business Owner. Ni nayo mpamvu hano twitwa ngo turi abafatanyabikorwa ba company, ba rwiyemezamirimo bigenga bakorana na company mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyi Nutri Business Owner bishatse kuvuga ngo twi-approachinga kuri company na company Nature Nutrition and Market, tuzi ngo ni company ifite produits ziri naturel z'inyunganiramirire. Kuba rero hano turi aba NBO bivuze ngo ni Nutri cyangwa se Nutrition Business Owner, bivuze ngo twi-approachinze kuri company mu gukorana nayo nk'aho turi aba business owner, ba rwiyemezamirimo cyangwa se abanyabizinesi bo gucuruza iki, izi nyunganiramirire. Akaba ari nayo purpose nyamukuru yo gukorana na company. Nubwo tugira recruitment, kubaka systeme, ariko nanone tuyubaka kugira ngo dukore iki, ducuruze izi nyunganiramirire, ariho haziraho n'iki n'andi ma product agiye atandukanye. Icyo rero nicyo twita NBO. Ndakeka aho ngaho mubashiye kubyumvaho. Naho hano kuri NDO, New Distributor Orientation, ni isomo riba ryaragenewe abafatanyabikorwa bashya kugira ngo basobanukirwe urugendo bajemo, bamenye uko ruzagenda n'ibyo bazasabwa kugira ngo bagere kuri success. Ibyo nabyo tuzabisesengura muri video y'ubutaha. Yes, uyu munsi rero aka ni agace gatoya nakuye muri iyi foto. Nk'uko muyibona ni igice gito cyavuye muri catalogue. Ngira ngo mwese mufite catalogue, ariko nifuje ko buri muntu wese yasobanukirwa icyo iyi NBO ari cyo.
Inyunganizi ziremewe kujya muri comment y'iyi video ugashyiramo inyunganizi nabyo nta kibazo. Hano handitse ngo become NBO just Nutri business owner with $25.32. Ushobora kuba NBO rwiyemezamirimo ukorana na company uhereye ku madolari 25 n'amasenti 32 ariyo ya mafaranga hano mu Rwanda twishyuramo ibihumbi 36,500. Aha rero iyo uyatanze niho utegerezwa kuza ukaba new NBO receives its NBO code. Aha niho buri mufatanyabikorwa wese wa company mushya ahabwa iki? Ahabwa ya ID imufasha ku accessinga nutrition and market virtual storefront, ariho baguha iriya account ukeneraho ID kugira ngo yinjiremo ubone details zigiye zitandukanye. Ikindi ukabonaho iyi biodisk, tukabonaho iyi biodisk ngira ngo mwese murayibona ntawe utayizi. Uzi ko twese iyo tubaye abafatanyabikorwa ba company duhabwa iyi biodisk. Ikindi kandi nanone tugahabwa business catalog, cya gitabo kirimo amakuru y'ibanze yose ya company, ama product dufite, amagrade, ibintu n'ibindi mu buryo burambuye. Yes, aha rero niho utegerezwa kuza ukaba NBO cyangwa se umufatanyabikorwa wa company uyaprochinzeho mu buryo bwo kuba ari rwiyemezamirimo. Kuba ari rwiyemezamirimo kugira ngo abe yacuruza izi nyunganiramirire n'andi ma product ya company, bityo nawe abonemo inyungu nka business owner. Yes, hano rero muri NN market tugira icyo twita NN market currency. Ni nk'icyo wagereranya ngo ifaranga rya company NN market. Aha niho tugiramo product value, prix du produit, akaba ari nk'igiciro ngira ngo mwese murabibona hambere, akaba ari nk'agaciro cyangwa se igiciro cya produit cy'igicuruzwa. Handi dutegerezwa kuvuga ngo urugero produit iyi n'iyi iragura amadolari, produit iyi n'iyi iragura amadolari 43. Tukagira na BV ariyo twita bonus value cyangwa se bonus du produit. Ahangaha akaba ariyo twita BV, abenshi bakunze kwita ngo ni business value, ariko si business value, ni bonus value. Ugiye kuvuga business value iba igiye gufata ikindi gisobanuro, ni bonus value aho baguhamo izi BV. Turaza kubisesengura nabyo. Yes, hano dufite ngo NBO nutrition business owner cyangwa se Nutri. Uzabona hari Nutri cyangwa se Nutri business owner cyangwa se nutrition business owner. Yes, nta kibazo, byose ni bimwe. We work with the company as independent contractors to help it sell its nutritional supplements and the other products, which is why we are NBO. Ahantu hambere handitse ngo dukorana na company nka ba rwiyemezamirimo bigenga, nk'abantu twagiranye amasezerano na company ariko yuko tuzakorana nayo mu buryo bwigenga kandi tukayagirana nayo nta gahato kabirimo, kugira ngo tuyifashe mu gucuruza izi nyunganiramirire ndetse n'andi maproduit n'ibindi bicuruzwa byayo. Akaba ari nayo mpamvu turi ba NBO, turi ba Nutri business owner, turi abafatanyabikorwa ba company ariko ba rwiyemezamirimo bigenga, kubera yuko contract dusinyana na company si y'umushahara, si y'iki, ni y'ubufatanyabikorwa. Ni y'ubufatanyabikorwa. Akaba ari nayo mpamvu rero muri uku gufatanya ibikorwa ariho dutegerezwa kuba ducuruza produit izi n'izi, bicuruzwa ibi n'ibi bitandukanye, yaba ama food supplement, ibindi biri electronic,
n'ibindi bigiye bitandukanye. nk'uko mubizi papasi nkuru cyangwa se intego nyamukuru ikaba ari kugira ngo ducuruze izi produit, bityo kuri produit yose isohotse nk'uko muri business tubizi habonekaho profit, habonekamo inyungu, wa musaruro wabonetse akaba ariho dutegerezwa ko natwe turi buboneho umusaruro wacu. We are paid in 15 ways or different bonuses. Akaba ari nayo mpamvu muri uko gukorana na company tubona umusaruro mu nzira zigera muri 15 zigiye zitandukanye. Nk'uko buri muntu wese abizi, uje wumva ngo dufite inzira 15 tubonamo amafaranga muri company, yego nibyo, ariko tukagira departments zigiye zitandukanye z'ibyo tuba twakoze, ari nabyo biduhesha izi bonus. Department ya mbere niyo twita cyangwa se icyiciro cya mbere, gisata cya mbere nicyo twita direct sales. Iyi direct sales is selling different products from the company. Ni gucuruza za produits zitandukanye tuzishakira abakiriya, bityo kuri buri kintu cyose gisohotse muri company tugategezwa kubonaho inyungu. Aho rero tukayita ngo ni igisata cy'ubucuruzi cyangwa se direct sales department. Ikindi cyiciro cyangwa se indi kategori y'ibikorwa tuba twakoze tubonamo amafaranga nicyo twita recruitment. Kimwe nka muri MLM muri rusange cyangwa se muri ubucuruzi bw'uruhererekane, muri network marketing dukeneramo recruitment, gushaka abantu dukorana, inviting partners to this chain business. Niho hahandi tugenda tugashaka abantu dufatanya ibikorwa baza gukorana natwe muri ya network yacu cyangwa se rwa ruhererekane. Ibi byitwa ubucuruzi bw'uruhererekane kuko ndi approaching kuri company nze gukorana nayo nka rwiyemezamirimo wigenga uzacuruza produit runaka, bityo kuri buri produit yose nsohoye cyangwa se sose muri company nabigizemo uruhare, nkaba mfitemo percentage yanjye runaka, nkaba mfitemo ijanisha ryanjye runaka bijyaniranye n'agaciro k'ibyo nasohoye. N'izindi nyungu rero zigiye zitandukanye niho nzareba nkavuga ni mugenzi wanjye ariko nawe yaza tugakorana, bityo ntago nakwihererana aya makuru. Mu kumutumira nzaba nje muri iki gisata cya recruitment, mu kuba nacuruza za produit ndi muri direct sales, ariko mu kuzana abandi bagenzi banjye twakorana kugira ngo ducuruze byinshi, bityo inyungu zigende ziboneka ari nyinshi kuri buri wese wasohoye produit muri company ku giti cye, ariko no muri rusange tuze kugira bonus duhuriramo nk'uko group bonus twese tuzihurizaho bijyaniranye na condition runaka nk'uko tuzagenda tubibona kuri ba bandi batari babisobanukirwa. Yes, kuri iyi rero recruitment ni gushaka ba bantu dushobora gukorana kugira ngo tube twacuruza produit nyinshi, bityo n'umusaruro uze uri hejuru cyane. Indi department tugira ariko muri MLM izibanze, iziri common, iziri rusange cyane nizo ebyiri, ariko department hari izindi department zikomeye cyane, harimo muri zo n'iyi ngiyi twita ngo ni leadership, yo kumenya uburyo ki umanaginga ya systeme cyangwa se ya timu ya ba bantu bawe muri bukorane. Waje muri company ubonye n'abandi muri bukorane, ese urabamanaginga gute kugira nabo basobanukirwe business bayikore neza, bityo nabo bazane n'abandi bakore neza business uko bikwiye. Icyo nicyo twita leadership. Monitoring and ensuring that our team, system, network or chain as distributors of the company is active. We all do our best to achieve satisfactory results. Aha ni kugerageza gukurikirana ndetse no kumakinga sure cyangwa se gukora ibishoboka byose ukemeza ko timu yawe, ya system yawe, ya network yawe cyangwa se ya chain yawe, rwa ruhererekane rwawe na ba bagenzi bawe babonye ko mugomba gukorana. Niba urugero uje muri company ugahita ugenda ukazana Claude ukazana na Jean Marie, bivuze ngo uyu Claude na Jean Marie ni abantu bawe muri hamwe, bari muri system yawe, muhita mwubaka icyo twita chain, network, system cyangwa se team.
nabo bazazana gutyo bari kugenda bagura iki ya network. Rero we kuri leadership ni hahandi uzakurikirana Claude n'uyu Jean Marie ukabasobanurira neza business uko ikorwa, ukababera n'urugero mbere na mbere, ugatera intambwe ya mbere uberekera ibyo bakora nuko babikora bakagufatiraho urugero. Bityo rero muri uko kubereka urugero nabo bagakora ibyo wakoze kuko babonye umusaruro byaguhaye, kandi nabo n'icyabazanye nuko bakeneye umusaruro. Bityo mwese mwabona umusaruro, nabo bakazazana n'abandi bakabibatoza, bakabatoza gukora uko bikwiye, umusaruro ukaboneka. Icyo nicyo twita leadership mu magambo make. Tuzagenda tubisesengura mu buryo burambuye. Nuko twagira tugeranye NDO na distributor contract. Muri make rongera ngo mwese mwasobanukiwe ko dukorana na company nka ba rwiyemezamirimo bigenga bayifasha, cyangwa se mu nshingano zacu harimo gucuruza produits zigiye zitandukanye, bityo kuri buri gicuruzwa cyose gisoze twabigizemo uruhare tukabonamo umusaruro. Yes. Today we are going to look at 4 bonuses ways we earn money. Nateguye bonus enye ariko bijyaniranye nuko mbona igihe kiri kuba kirekire. Reka turebeho bonus ya mbere. Yes, hello. Ndabona video yari ibaye ndende, reka nyigarukiriza aha. Gusa intego nyamukuru nuko buri muntu wese, yaba umaze igihe yaba umushya wese waje muri company ni nziza, no kugira ngo tutazaba nk'aba bandi bambara ikirezi ntibamenye ko kera. Biradusaba gusobanukirwa ese ni nziza mu buhe buryo, twakorana nayo gute, twabona umusaruro mu buhe buryo. Ari nayo mpamvu nyamukuru y'ibi biganiro byose. Umuntu yigomwa igihe akavuga ati ariko n'abandi babibonereho mu buryo bworoshye buboroheye. Yes, rero iyi video ngiye kuyisoreza aha, ngiye kuyigereza aha, ariko ari nako hategurwa n'izindi zikubiyemo amabonus agiye atandukanye, amagrade, maintenance n'ibindi bigiye bitandukanye byose, kugira ngo turusheho kubisobanukirwa bityo tujye mu bikorwa. Kuko uyu mwaka nk'uko mwagiye mukunda kubyumva, ni umwaka w'ibikorwa byinshi cyane kurusha magambo. Yes, biradusaba rero mbere na mbere gusobanukirwa icyo business ikorwamo, dutera intambwe yo kugikora. Rero murakomeza kugenda mukurikirana amakuru ku yandi. Niba hari inyunganizi, ikibazo cyangwa igitekerezo, wajya muri comment y'iyi video ugasubizwa, cyangwa se bikaba n'imwe mu mpamvu y'uko mu kiganiro kizakurikira uzasubirizwamo. Cyangwa se niba hari ubufasha ukeneye cyane bwihutirwa, wanyandikira kuri WhatsApp. Uraza kubona nimero ya WhatsApp muri comment ya mbere. Ikindi kandi, niba ubonye iyi video ukaba uri umufatanyabikorwa wa company, byaba byiza ugiye muri group ya WhatsApp aho twese duhuriye, kugira ngo tujye duhuza ibitekerezo mu buryo bwo kubakana. Yes, mugire ibihe byiza. Yari Upline Ramadhan Niyitegeka.